ngo ntiyabiri gusinzira wa mugabo. biterwa n'icyo yita gusinzira wa mugabo. Mwese muzi neza yuko bitari ibikinisho nawivuga ameza mabi, uwo mugani ndumva mubuzi mwese. Amakuru ririki Turashima twishimye turi kuvugana nawe. ngabyo bishe rero ni ririgi tugiye kuganira muri kano kanya. Twaheruka kuganira yatuzaniye indirimbo bita Inyanja, indirimbo wari wakoranye no bita John nde no nyine John ntawe hano ndi. John ntawe hano ndi. Amashusho yayo yarasohotse nta nabonye. Aya ntabwo twayasohoye. Byagenze gute ko ambwira ko aricyo kigiye gukurikiraho? Byagenze uko nyine nuko byabaye dukurikizaho iyo turi kumva twuraho neza byabaye ngombwa yuko ihita ibanguka kubera yuko nyine ifite story yayo hari, ariko iya nayo tugenda tubona indirimbo zishobora kugira uko wenda zisohoka mu buryo bwazo, amashusho akaba yafatinzemo ariko ikaza ari indirimbo n'ubundi itagize icyo ihindura kuri karite cyangwa se ku cyo bari bategereje. Nayo rero ibigihari nta gihe kinini, gusa hari amezi angahe imaze 5 ntayari 5 ntagaragera. Wahisemo guhita usohora ino ndirimbo uraho neza, akaba ari indirimbo yawe iri hanze, ndakeka yabaye uploaded ku itariki ni 21 za kuno kwezi. Indirimbo imeze neza cyane yaba mu bijyanye n'amajwi yayo ndetse n'amashusho. Kuki wahisemo guhita ukora ino ndirimbo? Uravuze ati wasanze ari ubutumwa bwihutirwa. Kubera iki bwihutirwa? Ni ubutumwa bwihutirwa kubera yuko ni umuntu wayimpaye navuga gute, niba nabyita akazi, niba nabyita iki, yamamagaye nyine ambwira divorce y'umugore we bakoze, abantu bakundanaga. Angije rero arambwira ati ngorera indirimbo umutashya kubera yuko ndamukumbuye. Rero mbikora muri ubu buryo, mu buryo buri personal nyine. Nanjye rero numva ko kandi nziza ndavuga reka tuyirangiza. Ni gahunda. Nukuvuga ngo wamutwariye ubutumwa, byibuze se hari reaction y'umugore yaje kubaho? Hari igihe ukorera umuntu indirimbo nk'uko nguko. Ase wamugane niba waranetse umugore hari icyo yabivuzeho? Abagore se akenshi indirimbo nk'izo ngizo ntacyo we ayumvira kuri radio nk'abandi, sinzi wenda niba yaramuhamagaye igihe nakoze ibyanjye birangiriraho. Ni ririgi turi kuganira rero kuri no ndirimbo yamaze iminsi ashyize hanze, ariko none turi bugende tuganira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bya muzike, cyane ko ari umwe mu bagabo bafite izina rikomeye hano mu Rwanda. Ni kuri platform yawe ya IG cyangwa se Instagram hariho amagambo atandukanye, siwo wala Round Music, Africa Migeri Legende niyo yawe? African Mugal ni umuntu ukora ubucuruzi kandi ari munini tu muri iyo secteur ya. Ubucuruzi ukora ni ubuhe? Use twabivamo uhereye ku izina ryanjye bwaryo ni brand. Ejo yigiye kuri Round Music, mwese muzi neza yuko bitari ibikinisho. Ni ibintu nk'ibyo byose. Rega ndatugaruka kuri Round Music. Round Music muri iyi minsi uretse wenda kubona indirimbo ziba izino zawe ziba zakorewemo, nta bandi bahanzi benshi ndi kubona bakorera muri Round Music. Biri guterwa n'iki? Abantu ntibashobora kuvuga ko wenda yaba itari active neza? Kugira ngo nkore ubucuruzi bufite akavuyo hari icyo twita imivugururize. Round Music rero ni imivugurura ry'uburyo igomba gukomeza kandi ibi unique, aho kugira ngo wenda bamugani hirwe imiryango ifunguye, uciye hariya wese uciye hano uciye ni ikintu mba nshaka ko kiba professional. Uburyo rero byansabye akagahe gatoya kugira ngo wahagaruka nongeye kumuha akayibu avuga ati noneho kabisa nawe ubwo aba yabanza kwikandagira mbere yo kuza. Ni ukuvuga ko kuri ubu ngubu Round Music niwe iri gukorera gusa? Yes. Nta bandi bakiriya muri kwakira? Oya ntabo pe, ntabo ariko buriya nabo ni vuba. Iyi ndirimbo numvise yarakozwe na Junior Mati System, niwe producer uri gukorera muri Round Music? Rega wivuze Round Music n'igikorwa ntago akenshi nagiye mbigarukaho, ntago bivuze yuko bisaba wenda babyitekereje, bisaba kuba wenda Peter yumvise social yaje, yumvise sena nshobora no kugenda nkajya Tanzania nahagarara Round Music. Junior rero ntabwo nigeze mwongeza kontra bitewe nuko nyine naje kubikubwira haruguru. Rero nshobora kumuhamagara ariko akaza no ku beat nawe yayikozeho
gutya gutya. ni ukuvuga ko Round Music nta muproducteur ifite uhoraho. Ubwo ntiyabiri gusinzira wa mugabo. Biterwa n'icyo yita gusinzira wa mugabo. Wowe iyo tuvuga mu kibuga cy'umupira wenda umuzamu bamukubise wenda tuvuge nka godiyo ku mutwe bagatanga wenda ya minota y'inyongera babahereza kano kanya gatoya bivuze yuko ipoto risigara nta muzamu ntabwo bishoboka ahita hinjiramo ahubwo ufite imbaraga rijarasetse bivuze ngo none se Round Music nk'ubu ngubu umuntu uri kugukurikira wavuze ko wenda uzongera kwakira mu gihe nyine ubona ko byabaye ngombwa ese uzakurikiza iki nyine kugira ngo utangire kwakira abo bahanzi kugira ngo mukorane nawe ubona ko bitari akavuyo ahubwo nyine ubona ko ari ibintu bibiri kuri gahunda bizasaba iki? aba ari amasezerano kuvuga ngo ushobora gufata ni gahunda wenda n'urugero navuga ntabwo nongera kubahereza umuhanzi uririmba indirimbo imwe bashaka wenda niba uje urakora album wakubaha ibyo bintu nanjye ndubugufashe byinshi tugakorana muri ubwo buryo n'urugero mbahaye ubwo urumva noneho byagera no kuri producteur naho hakaza producer urumva nawe uri tayari haba mu mutwe ndetse no mu bikorwa mu mbaraga ni gutyo urebye no gukurikiza ibintu biri kuri standard idasanzwe. Urateganya ko bizaba ryari uzatangira kwakira nk'abo bantu ryari? Ni vuba rwose navuze ko mu kwa 9 no kwezi gushize bizaba byagize ariko ubucuruzi cyangwa se ibintu binini yitonze kamishasha ariko nibura nko mu kwa 12 w'isi. Hanyuma dukomeza tugenda tuganira nawe Liriji nkireba kuri platform yawe ya IG hariho akantu ka Legende ndetse na niba ari n'intuza n'ikamba kuki wita Legende? Mu Legende. Umwami nyine yo mu Legende uri umwami kubera yuko ibikorwa by'indashyikirwa agenda byita utabishimishwa nabyo akavuga yuko Legende bagita amatitamo nyine azahitema ariko gende man so reka muri makeya tutarye no guca ku ruhande nawivuga ameza mabi uwo mugani ndumva mubuzi mwese nawivuga ameza ibintu nk'ibyo ngibyo tuzi ibintu by'imiga ariko mba nzi icyo bishatse kuvuga urumva ko mise nkakomoza niba njyewe nzi ibyo nakoze nzategereza yuko umuntu wo hakurya iriya aza kuvuga ati wowe ntabwo uri Legend ntabwo uri iki wenda afite nawe impamvu ze ngewe nkora ibyanjye bigendeye kuri gahunda yanjye kandi bigendeye kuri gahunda y'undi kandi none biba bigaragara yuko ari ukuri so yewe ku giti cyanjye aya Legend nicyo kari akantu kaba kavuze ngaho bihuze n'ibikorwa twumve man biriho kuri Instagram reba kuri kano kantu akangaka kari turuba twita highlights urahita ubona kanditseho Legend Lifetime urabonaho impamvu njye ndi kubibona ariko hariho point zigera nko muri 15 gutya camo muri make ubibwira abadukurikiye kubera ko njye n'ubundi ndi kubisoma naguhaye igihe cyanjye gikoresha amva amasaha hari abantu bari kugukurikira hari imyaka amaze mu gakino ibikorwa nyine nka Round y'indashyikirwa hari collaborations nyinshi cyane abo basaza nagiye ngarura byinshi ntabwo twayeho ndi kubonaho ngo ibihembo 7 nomination zigera ku 10 umubyeyi wa album 3 oya album ya gatatu umubyeyi tu is my favorite akebwe nari mbirebye nabi wenda hanyuma hari ijambo riri hasi uvuga ngo ese niki isi za kwibukiraho watanze Liriji wenda igihe wumva uzaba utakiri ku isi twese bigomba kuzaba n'ubundi isi tukayivamo tukigendera tukajya ahandi urumva ari iki za kwibukiraho nk'ibintu bitatu bizanyibukira ku wenda turetse self confidence z'umuntu wese wikorera bagomba kugira hari nka bino byo gufasha abana kugenda wita ku bantu batishoboye kwesura abantu ibintu nk'ibyo man turimo tugenda tugana no ku musozo wa kino kiganiro twagiranaga hari inkuru nigeze kubona ivuga ngo Liriji ngo yinjije mushiki we muri muzike ni kera cyo byari bya kera man aracyakora bimeze gute ari muri 2012 yari yayijemo ntabwo nayimushyizemo ariko nayimukuyemo ahubwo
ni ukuvuga ngo waryamishije impano ya mushiki wawe. ntabwo nayimuryamishije ahubwo namugiriye akamaro icyo gihe byari bitaragera neza ku bakobwa to ashyira imbere ibyo yigiye kuruta umuziki. wabonaga ari ibiki biri bumugore najya mu muziki nk'umukobwa? umusaza rwose yagomba kugorwa n'imbaraga zari byari kumusaba tumu wenda atari afite nk'undi muntu sinzi ibintu byinshi cyane hari imbogamizi bahura nazo tutajyamo cyane cyane ko tuzi ko wenda gender balance ubu ngubu dufite ifasha abari n'abategarugori guteza imbere ariko mu muziki byari bikibagoye so namufashije rero kuba yakurikira iby'ubuganga bye n'ubumedisine ariko biza no kuba nyine byahita bitanga umusaruro kuri we. ariko yarananshimiye by the way so ibyo ntitubitindeho ariko nagira gahunda yo kugaruka uzamufasha none ufite na studio Round Music urumva ko biroroshye bizaba byoroshye bifasha narishoboye uri afite gahunda yo kuzagaruka simbizi tu nagashaka azabikora ariko bitandukanye nuko kera byari kumugora. Lil hari nk'umwana ukurikiye Huguka ugufana akaba yifuza kuvuga ngo kumenya ni iki Lil yaba yarakuye muri muzike kugira ngo nawe bimwinspiring avuga ati nanjye reka nze muri muzike Lil nkunda cyangwa mfana Ramado wanjye nawe byageze gutya ni iki ubona muzike imaze kukugezaho hanze gato ya muzike nyine wenda utavuze ngo Round Music watwaye ibikombe nyine mu buzima busanzwe ni iki waba waragize ubikuye muri music? Ni byinshi ntabwo twazivuga ngo tubirangize gusa ikiruta ibindi byose ni experience nuko uri umuntu ushobora kuvuga ijambo nyine wa mugani wawe ukangurira abantu bagira inama z'ibintu runaka bakakwiye gukurikiza mu buryo bw'amafaranga tubigiyemo ntabwo byari ngombwa aho wenda nibyo nakavuze gusa hari igihagararira amafaranga ari cyo personality y'ibyo byose dusoza kino kiganiro twagiranaga mu mpera za kuno kwezi kwa munani nibwo watangaje ko uri gupanga ubukwe mu ntangiriro z'umwaka w'2021 gahunda uyigeze? ubwo nyine bazongera babimenyeshwe niba ngombwa ubundi nyine natanze iyo headline cyangwa mvuga itariki bitewe n'uko n'ubundi iyo gahunda ihari cyangwa se nayipanze rero n'ibindi bazabitegereza tu. hanyuma dusoza kino kiganiro twagiranaga n'icyo ushaka kubwira abanyarwanda n'icyo ushaka kubwira abakunzi ba muziki yabo? nuko bakunda bakomeza bashyigikire byiza biracyazana naho biteze kujya ntituranatangira. Lil urakoze cyane. Urakoze nawe.